kadomo tutababarira yewe bana wino ndani rundo kadomo gira shaka zindi bikokora bikokora tumanza ari cyudo cyane Agucho wacho yabe akubyukana iki turacotse igito kisimara byotse kadomo karame none ntirajya muri kwa rucogozoro kadomo oya nibikokoresha ashanu aho wagiye ni wa uraje akorera kwa rucogozoro uraje muri yari uramukorewe uramugabo yigeze ku nkuru ndamwanga reka da rucogozoro ngiye tabusa ntuzukure hano ni wabatetse inko Oye sakubise najaremera Rindora badukubite Wombe kinyenga Oye sakubise najaremera Rindora badukubite Wombe kinyenga Washaka ingo tubateye Ese rukubita wewe nuko rumikivuga Ushaka banyinde Aguwaza nukunyotsa rukunyotsi ho Mezuwaza cyo runyotsa Chinaru nyaga gisubiza Oye sakubise Nandis Chacha muzakurema amafaranga yanje muyanyihe Amafaranga yawe watazanga Nese kuri kurya ntari kurya ubwo Basira ndi umutesi Haruze ko bihi Nako twafatanye sinje ushatse Ara twafatanye Kadamuje kugereza umusate wanje nafata umusate wawe Wamba Ura tonto kasi Ura sinzi kandi sinzi cyo cyakamije Ikisi urugo rufate ibigongo gushaka kujya wenyine Rubego gufata umusate wanje nifate wawe Ibingandi bitatu bitaratu Iche fasta fasta Nesi itenjo nibi Yofata bino bimundo Ubufata umuntu nuko shaka umuhija Zuwa muzanye muri bi Ufata agaheki kamwe kagori ni kiba Nesi kucyo waru cyo nyuma ukagisubiza musa Kadawa Nasaka tubisubiza ngo tujye tubiteka Ngo tubiteka ngo tubiteka Ufata ikigori Nibigori nako byuze bikoko Nako byuze Rwanda kimwa kigurishije Yakigurishije he Dore cyane singice cyumye wajyana indimbe Ufata umuntu ugashaka kumata cyane gicucu Ganyira mujye mugabanye ibintu byo kujye Ambo nazi ko mubyimari Kigwa kimata fashe Ngo naje ndafatoro nazi nje muraje nari kuri Iso wari bisubito bose tubisubize Kose tubisubize Hari Ngena tokiri mu Nazi wabo nabo cyugurukirumye Urashira mu nazi sokungana Nukuringanye Nazi ko ushira migisha bagu shiramo byo Washiramo we Tumugani nk'umwanje mutanda guruka Ngori yaje nawo Natwa komeje unina cyakora cyogoza Nakwanze Ikoko Yurazana kandi umenye urabimenye Nje muri buri mutunje muzima Uhita kwiyakwateza ikora Rubanda sakubise najaremera Bikokora babagu Babagu Bikokora cyara kabiri tare Babagu turema kabiri Yande kwaka kadomo huko Nuje kurangura imbado Imbado ni kadomo rajayi Jubuni nje wagiye Rubanda kuri Hari nje wagiye Chagiye unuze ya Ese sine wagiye Hari mwabo yapfira nje wagiye Nose kuri mwabo yapfira nje wagiye kadomo Hari mwabo yapfira ni mugoro Saho kari mwabo Hari nje wagiye imbado Kuchiriyose oya bana baje nabari kuchira bamwe musuru gusa kiriyo cyakari mwabo basize no musuru bitagumanuraje kari mwabo sikandi nawe bamuherekeje inzo oya kari mwabo musuru gusa bangwina nimbodo bari kari mwabo n'abantu baje batashimwe no kuvuga twaje tujye gushumura ibana tugaburira cyakari mwabo gikende bikenewe nagasa ikintu cyambabaje nuko cyapfuye kindi midene kari mwabo yarandemeje nabaje gukora amatafari yarakize imanuka muri yabo se yacukure yanuze yabudiri ya ntuzi bavuze ngo yafuse yaguyemo oya ntabwo yaguyemo babushanye kwa muganga nuko abyo arwana n'iki bisubundi ko nabizi n'iki cyane yavuye nakadomo zindamugari kumubwira yihore wawe washatse Umugore wawe ni ndaya mu buzima bwawe. Urukundo wava ngo nzitwa na sida. Bibaruje na Jessica mu muhanda. Bakabyina. Mwana mwihore ati. Base ururamwa yo tomugwaga na papa gisi.
ubundi umuntu yagiye kubyara mu nzu bikabipanga uzi ko uramuna dafite imyaka 18 Jessica ufite ibyo mubyihore murabigaruka manyo abone kubona byanze kwaka reka tukakubisha hano n'ubundi ntabwo cyane kubona byarahiye ahubwo si umva ejo so waruye haru Bikokora Shiramo nimero za nose bande zakarekeza uramaze urahora cyo gakarekeza ingura manze akikwana ngura kwa kamatera vuga ngo bakeneye ibigori bashana mu murima kamateramburo nuziye mwambuye kamatera nje rero se neza ariko bari kumva ngo ujye kwa mududura yambuye mwene noheri risera mwambo icuruza amarida mpamvu yahombye none rero kugira ngo kwepa yapfuye azize iki pasi kwepa none sida yamwishe ntago ari sida n'ibibi uyu munsi umuntu arafone numva bikoko nese ubundi rubo none uko kwa kamarine rurajayo kamari kamari ya Rubanda dore jo nagiye muzi na kamari ratanga urabwiye ibigori tujanaga biri kunuka ariko nje ndikora ari wowe utumaga binuka kunuka zikunuka bu ururwa kujyana mu muhanda mu makaburi hari uzi parfum agirimo yose bikoko shamuyungu bikoko nibiki birimo ako kaduduka umwe none ureba ukuntu mu kadudu hanuka harimo agahuye ufata uraje guheza umuntu ibigori washize mu ntuzi mwako gahuyuka kora bya bigori hari no iyi business rutaramo ubuntu bw'ubwo ntabwo tuzabana naraza ino kenganira ko ako kadudu kawe nese uruba ugiye kurya ikigo kivuye mu kadudu atari njani ndo wabyihanganira reba ko nanjye nubwo rubano je mwimbi icyo kigori umva afite kigori nugishije mu bintu ndakigaye yemwe mana ikigo nubwo kivuye mu kadudu kanje nanjye naho nakirya yemwe ureba rubondo gisubije mu kadudu nozi ibyo birakureba nyine ko njura kiri ntuzi n'indi urakirya umuntu wareba ukivanye mu kadudu kanje ugisize mu kawe mana yanjye je n'umukadudu uzari ukora muri business tugasubiza rwo umugabo rukunduka namba umupira wawe subiza mondebe ni ukujya imyanda niyo mpamvu udakura uresha ngo witwaye iki musuru wa umuntu ufite imyaka ingana umva harusi karaja muturahira irajya umuceri uyu munsi niko rubanda njiragiye umva nibuka unyura kwa nuza mbese wanyura kwa nuza kwa rufunzo ora kwa karekezi niho heza kubwo kamanza kwa karekezi naje kanyuri zamurika butura yo kuzigido dote urushijyohaga ariko ruba uzi ko bamayiranga muntu ntibagirwa kureba urareba ikizigana anje kureba nashize ara mu cyumba wayisize hehe aho mu cyumba umva ako nawe rero ubwo wibuke ko tariki 8 ariko umugore wawe azaje kwigira wikingiza umwana we kadomo nese kugira iranda yari yanje yemwe kandi reba bari kuvangura kunya ku nzira ngo bambe mirose ibyanje ziwabyorera birakureba bigishushe nibwo bukibaguzi ko karo kanya birashuje biri kotsa karora bakwa karori ibigori bimeze neza birashuje nibwo bikiva ku maziko bose bagwa ikigo amafaranga yanjye gira vuba mereza amafaranga yanjye akakabwa kigiza kambuza gusa mereza amafaranga yanjye gira vuba Nzi ubundi zizenyisa gusa ngo usigayemo ako bikoko inshuro ya mbere warambwiye ngo ugiye kugurisha ihene unzana amafaranga yanjye yuzuye nzi irane ko twa twifite turi batatu ari njyewe n'akatomoro na rubana rero ndabona isenyisa zawe nkazivana kandi umuryango wanyu mwigize nawe mwigize ibisambo yigize ibisambo sigura ibi bigori ntabwo arivana aha ngaha utamaye amafaranga yanjye yose singiye kubicuruza dore nibwo mvuye mu rugo nanjye n'umujyi k'umugoroba nimba gucuruza tumaze kugabana ndetse nkuze na senyisa ubutambwiye ngo iki nyizera nuzure ry'Imana ubutambwiye ngo iki bikoko ubutanye n'impamvu kubera nayo mvuye ngo ngwite nkukuzane cyaje twageze icyo amafaranga duhita tuyabona buri munsi wara mu ijambo ngo ndahita nkuzanira amafaranga nizere ry'Imana n'ubwanyu aka kanya uyu munsi wa mbere wanyu imagina guhaye mereza amafaranga yanjye donanje ariko twatareka wanya nayo mugabo mereza amafaranga yanjye gira vuba uri gutera ibigori bijyanye ko navuye kutarivana n'utamaye amafaranga yanjye nyine nimva kubicuruza ndetse ngakuzana uriya muryango w'iwanyu isiko yapfuye ari umwambuzi none n'ubu muracyambura bigeze n'ahangaha n'abana baramukurikira si papa yari akurimo ideni isiko ntabwo namugurishije akansigaramo amafaranga 200 akayanyima ntuzi ko utaje kuyishyuza ku kiriyo aje kugeza ku kiriyo se ku kiriyo wamarira mwari mufite umuntu arabishyura ntuzi nanjye ugiye kuyanshiraho nayo 100 kandi naho undi none nayo wayanyishyura urebye na nabi ninje yose isenyise gusa nkuri muzi
mbese ubwo bivuze kuba undi musenyi uzajya uhora mu ndirimbo ngo ndimo amafaranga ngareka njye gucuruza ibigori nimba ndatenga ku yame ntabwo wacuruje simereza nganshaka kura mu mufuka munya kome amashu aya natwe cyangwa mwahishije ibigori iyi twahishije muhore ndagura n'ubushi uko bimeze anda ese kutabikuyeho ibyo si ese mugiye umva muze mungurisha ndetse utamana ariko munya abanyukuru Nadine byagenze baramujanye Nadine mte muzajya muhura mbona Nadine mama afite ibibuno Nadine afite ibibuno mbese nindi bungurisha hagati ya nyembe bigori ariko si mumva amakuru yawe nacimiye bavuze ngo namwe yemwe mana mbobwa mu ibigori byanga by'igihumbi yamenetse bya sense by'igihumbi se nabiri uramugora sense umuhereza ibigori ubona ibigori ratababijanye wowe nababijanye ntabwo bisi birimo munte ngo bibisi caka ibihiye ngiye ntabwo njyana n'ibibisi sinje kugura ibihiye ariko niba bibisi biri ibigori bibisi umuntu yabiteka amasegonda ngo oya ntabwo uteka ibigori bangenda caka ibihiye n'ibibisi urabiteka nawe sumunya siko wanjye nzobira ibyo bigori byari birahari munsi y'uburi ntabigori bibisi nazanye nijoro kandi bogore byabyo turateka ntazi biriya twateze ntabwo ntuzaburi duhari mahoro nose niba ari byo bikokora yatetse mwampaye ngo uri kumbwira ngo ibibisi ngiye ibyo nshaka ngaha ndorata ushaka ibigori bingori nshaka ibigori bitanu waje cya gatandatu cy'ibigori waje kubirangura kadomo ubu n'ukuntu wanyumuhisha amafaranga umuntu yakubashaka amafaranga akayabura ibyo mutashaka rero uko bizi ngiye nakwima amafaranga nyafite Ramazan rero reka nkubwire reba sireba ukuntu byagenze cyageze kuri za senyisa zambe sinese nzibona naguteshuje no mutwe warazimaye ko zo sinagwa zimaye ari uko manje kugusakana natwe rero reka ngiye nkubwire Bikokora ibintu bya negociation njye nawe birarangiye nari byo kwirwa tuvugana iki njyewe ndego ni mugoroba humbura n'ugira ikibazo na gahunda nikomeza nyije nawe ukumva nese uri gushaka ndi gushaka ibyo kwishyura iki nese ibyo bigora bijana ntabwo mbijyanye ndabigura nese ibyo bibuye na senyisa nkuriho nakubona ko hamushenze wakabikina n'imitungo y'umuntu ukabikina n'ibitungo n'umuntu nakumena harusabu urabona kumfata ngo mu mashingo wambwaho ziramaze watwara ibigori cyane sambwaho nako bizi ko ikigori ari ijana watwara bitanu gusa kubira babihuye na senyisa sigara nicyo kimwe kigenda ugucuza wanyana yimbwaho naziramaze ibi bijyana wambwaho ni bya Rubanda n'akadomoro kabandwe ngiye gutuje kubwira Rubanda n'akadomoro bazana no tureba barangira ute Ramazan nese wakuramo ibigori bitanu gusa ibindi ukabinda nese nk'umuntu nagenda ndikubwira bakadomoro ngo byagenze gute nawe atwaye ibinini asiga kano gatoya nese kano gatoya kamari Ramazan ngaho naka gato usize nako kajana ukamubwira wanyana birakurwamo shanze haguruka birakurwamo sinagiye nese ugenda kunkubitira n'ubu bana sagenda nese si wishu icyo ushaka ni iki patu bimbe paka birakurugura ko kunera umwakuru abibanye uko mwabaye gusa Ramazan ngiye kugura ibigori bihiye ntabwo ushaka ibyo ngibyo byanyu nose ugenda ategereza ndi kwihuta mani mugireho yawe amafaranga duhombe uzirugende wanuka ntazo mugo amafaranga duhombe waganjira ngagusa mereza hanga niba nta bigori mufite muri munyana wumva ukuntu abantu biyenza akubana namere kigorje nikiya kwishura kandaro yafite sonya ha tumenya homba kandi mushaka kuzamuhombya byose ngiye mushwani kandi mu uzako ruba yanda uwamuza nare ubutuma umuntu ahomba amafaranga urayahomba se wabicuruza nisako umuntu aje gushaka ahantu rabimugura yanda sigara ngo ndiboga rwa amana amafaranga ujamenya gutanga ke urumva njye kubicara mu Rwanda rero oya ye chakazi abuzaho bibizaho aho ngiye kubicira kunoza ibinati ntabwo nshaka ibibisi giye nshaka ibihiye niba ntabyo mbisubiza amafaranga njya kwa Karoli uzo amafaranga cyo kumureka hano twabikura munyashira hano ntunisha nawe urambuye ugende cyo kureka hano twabikura umva rero nkubwire uzamara ugiye kumwereka he wamuretse uba usiga ufite ikibazo genda sha akugira umugore wa kabiri ubwo mubona araje
ushingamo ibitabo ushingamo imikoro umwe ari kumutuma gucuruza undi nkamutuma ibintu none n'ibigori byari hano byagiye ngo wamwe iyi business iri kugana hehe Katumurane. Kanyura bimazira. Umva. Naguze imbaye. Iki? Uzareba kugeza naguze bakubita bakabita byose byose. None kimutsigara. Ni kukoza. Nozije namuzi. Rego bwangu jiri. Nashonje kujana mu nzira. Abarabwe ngo niko shangu n'imikigori. Manaji. Batangiye kutugirira ishari. Ni mara kuvuga ikigori itafata aranika. Akimara kureka ibigori byose aranika arabifata bishaka. Ako mwikaritse ko badufashe nk'ibintu. Ngareba aka kaya dushinga business batangiye kugira ishari. Bako zabe bacuruje. Ntabwo twasubira umukire wa mbere nari zabe bacuruje ibindi byo. Nzongera guca mu iriya nzira. Uwo mukire wa mbere nari kamara batira ku mwaho. Byose arabitwaye none kibone n'agacuruje. Amafaranga gari he? Kandi nayo amaye maze kunkubita agatagenda. Ariko rero muje muragabanya ibintu muri business z'umwe. None amafaranga warurazana nga. Kanda Sumu munani. Pesa n'amafaranga nakagora. Yakufana. Abikora byose arabyamugende kumureba yagize n'ibyo Uraseka televisiyo. Amafaranga ukorera Uraseka sindabonye avana. None njya amafaranga ganje ndikugusaba ko ari business yaje niyoboye. None kuzana amafaranga ufite namugabane sifitemo. Ntaho njabaka. Namugabane mfitemo. Mugabane wahere. Okugenda ugatanga numero kwa amafaranga. Nasinjira nari mfite gahunda yo kubitanga karuko babiri. Urabitanga cyo ngazana amafaranga. Ntabyo nta. Aho kukimufatira nk'umuntu utegera 12. 12 urayise. Umurega nk'iki. Kumuri kuntubura karuka. Nzi ni kugutura. Ujya kubona ngati kare muri kana bangu mfite ngo ujya kubona kadomo kuja gusamba. None cyane na wa mukobwa wo kwanu. Kadomorozi. Wapa harako umunuza mushiki wa Samuel. Munyanasi. Nasi kadomoro ajya gucumya mu mugore we.